Muraho mwese abankurikira aho muri hose hirya no hino ku isi yose, ndabasuje cyane kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana. Muri iyi rero video ndimo gukora, ndifuza kubaganiriza ku byerekeye ibyo mbona, ibyerekeye ukuntu bamwe mu banyarwanda bica abandi banyarwanda. Mu by'ukuri naritegereje nkurikije uko nagiye njya mu mihango itandukanye yo kwibuka, byaba kwibuka abayahudi, kwibuka se jenoside yabaye mu Rwanda. Nagize igitekerezo cy'uko icyaha gikomeye cyane cy'amateka ya muntu, icyaha gikomeye twasanga mu mateka ya muntu ni icyaha cyo kwica undi muntu, icyaha cyo kwica mugenzi wawe. Rero iyo mbitekerejeho sanga hagati y'abanyarwanda ikintu cyo kwicana ni ikintu twavuga kiri ku rwego rwo hejuru. Hari abanyarwanda bica abandi, kandi abanyarwanda bari mu moko yose, bari mu bahutu, bari mu batutsi ndetse no mu batwa. Noneho nkakomeza kwibaza, ariko iki kintu cyo kwicana hagati y'abanyarwanda kizarangira gute koko? Twabonye jenoside yo muri 1994, twabonye jenoside yakorewe abatutsi ndetse tubona jenoside yakorewe abahutu. Noneho ariko ubwicanyi usanga bugikomeza. Hari ibyo twumva muri iki gihe ngo utuzi twamunyuza. Abantu bambuka imipaka batumwe n'ubutegetsi buri mu Rwanda kugira ngo bajye guhiga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, babice, babaha uburozi. Icyo kintu kireze cyane, kiravugwa cyane, ibyo bita ngo utuzi twamunyuza. Nimumbwire ubwicanyi koko abanyarwanda tuzabuhagarika ryari koko? Twaretse kwicana koko? Banyarwanda mwaretse kwicana? Kwica undi muntu umuziza ko mutavuga rumwe, ko mutumva ibintu kimwe, kubera iki koko? Mwibuke ibyo uko abantu bambutse imipaka, iyicwa rya Patrick Karegeya, iyicwa rya hari uwitwa Karemangingo wiciwe muri Mozambique. Hari n'abantu baburirwa irengero, baburirwa irengero bari no hanze y'igihugu. None ukibaza iki kintu cy'ubugome koko, iki kintu cy'ubugome giterwa n'iki? Ubwo rero nkoze iyi video kugira ngo icyo kintu nyamagane kandi mbwire abanyarwanda ko kwicana ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibi cyane kijyanye n'amateka kidakwiye kuturanga. Kubona umuntu agenda yikanga mugenzi we ati ese banyica, ese hari n'ahantu ugera hari umunyarwanda duherutse guhura, ndamubwira nti yako ndi kubona uri umunyarwanda. Atangira kuvuga ngo ntabwo ngende umunyarwanda, twavuganaga mu Cyongereza, ariko bigeze nkomeje kumuhata atangira kubura mu cyangwa ati ndi umunyarwanda. Kubera iki? Wasanga yari afite ubwoba ko mumenya cyangwa se kumenya ko ari umunyarwanda. Kubera iki? Kubera ko iki dushobora kugenda twihisha koko? Bavandimwe rero mureke ikintu cyo kwicana rwose, turebe ukuntu twagihagurukira, ariko buri muntu yihereho avuga ati kuki ngomba kwica undi mugenzi wanjye? Kuki bantuma ngo njye kwica umuntu nkabikora? Kuki ntabyanga? Kuki se ntabwira umuntu untumye ngo njye kwica undi muntu, untumye ngo njye gutanga uburozi? Kuki ntamubwira nti bijyana ibirozi byawe simbikoze? Kwica ni ikintu kibi cyane. Bavandimwe rero mureke duhaguruke, duhuze imbaraga, maze ikintu cy'ubwicanyi noneho haravuga n'ubwicanyi bw'uko abanyarwanda bagiye no kwica abakongomani. Ibyerekeye intambara ya Kongo icyo nabivugaho, birumvikana ko muri Kongo kuko hariyo igice cy'abanyarwanda bariyo bifuza gufata kugira uruhare mu butegetsi bwo muri Kongo. Ariko se bagomba kubikora bamaze kwica abantu? Mureba abantu bari kwicwa. Ni ngombwa guharanira uburenganzira bwawe, ukerekana ko ushaka koko kugira uburenganzira mu miyoborere y'igihugu, ariko kuki bigomba gukorwa hamenetse amaraso? Bavandimwe rero mureke dufatanye kugira ngo ubwicanyi hagati y'abanyarwanda tubuhagarike.